Mbese amategeko y'Imana Bibiliya avugaho iki? Mbese inzandiko za Tora zivuga iki? Ndabasuje cyane God's people, bwoko bw'Imana muherereye hirya no hino ku isi. Ubasuza ni mugenzi wanyu bwoko bw'Imana Sibomana Anastasi. Muzi ko tumaze iminsi twiga byinshi cyane ku bigendanye n'intego y'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi, ariho twabonye yuko kwiga ijambo ry'Imana biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Rero n'ubundi twabonye yuko kwiga ijambo ry'Imana ari itegeko kandi ari ngombwa kandi biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Rero n'ubundi dukomeje twiga Bibiliya, twiga igitabo cya Bibiliya, tudahwema kwiga no kuri Irera TV1. Niho turaza tureba noneho nyirizina mu kwiga Bibiliya cyangwa kwiga ijambo ry'Imana. Turimo kureba amategeko, tugiye kwiga ku mategeko y'Imana cyangwa ku mategeko Bibiliya ivuga cyangwa igaragaza kuva mu isezerano rya kera, kuva na mbere hose Bibiliya ikibivugaho, kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Twiga ku mategeko tureba icyo Bibiliya ibivugaho. Bwoko bw'Imana, God's people, tubana buri munsi isaha ku isaha twiga Bibiliya, twiga ijambo ry'Imana. Tugeze muri umwanya wo kwiga amategeko cyangwa kwiga ku mategeko. Twavuga ko ariyo chapitre twinjiyemo, yuko n'ubundi twabonye yuko kwiga ijambo ry'Imana cyangwa kwiga mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya ari itegeko. Nibyo dukomerejeho n'ubundi. Rero n'ubundi twibukiranya nk'ubwoko bw'Imana, God's people, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Rero aho muherereye hirya no hino ku isi, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana nagwire muri mwebwe, ndetse n'ubuntu bw'Imana bugwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana ndetse na Kristo Mucunguzi wacu. Dore ko turamenya Imana na Kristo tubiheshejwe no kwiga ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse, twiga Bibiliya buri munsi. Tugiye gusubiza bino bibazo dutangiye twibazaho nyirizina. Mbese amategeko y'Imana Bibiliya yavugaho iki? Mbese ibitabo bya Tora cyangwa inzandiko za Tora ni iki cyangwa zivuga iki? Nibyo tugiye gufatikaniriza hamwe nyirizina. Ariko wowe uri mushyashya kuri murongo wa Irera TV1, ntucikanwe no gukora subscribe wowe utarayikora, kugira ngo buri kiganiro dushyizeho kibashe kukugeraho byihuse. Dore ko twiga byimbitse igitabo cya Bibiliya cyangwa ibyanditswe mu gitabo cya Bibiliya, turebera hamwe nyirizina icyo twakagombye gukora nk'abayoborwa n'umwuka w'Imana cyangwa ubwoko bw'Imana nyirizina. Tugiye gusubiza bino bibazo n'ubundi. Mbese amategeko y'Imana Bibiliya avugaho iki? Mbese inzandiko za Tora zivuga iki? Dukomerejeho tugiye kureba igisobanuro cy'amategeko nyirizina. Amategeko ni iki? Amategeko aboneka mu gitabo cya Bibiliya ni iki? Dufatikanirize hamwe turebe aya amategeko ni iki. Turarebera hamwe nyirizina. Muri Bibiliya amategeko ubusanzwe bivuga amabwiriza cyangwa bivuga imiterere cyangwa bivuga amahame yatanzwe n'Imana, cyane cyane aboneka mu bitabo bitanu bya mbere, aribyo byitwa Tora. Yego, iyo dusanze basobanuzi bamwe na bamwe hari naho bavuga Tora cyangwa Pentecote, hamwe n'isezerano cyangwa isezerano rya Mose cyangwa isezerano ry'Abisiraheli. Byerekana amahame y'Imana yo kumvira no kwera. Byerekana amahame y'Imana yo kumvira no kwera. Dore ibisobanuro birambuye ibivugwa muri Bibiliya mu rurimi rw'Igiheburayo mu isezerano rya kera bivuga Tora. Tora nibyo tugiye kurebaho nyirizina cyangwa kumva ibisobanuro cyabyo. Tora ni inyandiko nkuru kandi yera cyane mu Buyahudi. Yego, mu Buyahudi. Ijambo Tora rikomoka ku ijambo ry'Igiheburayo
risobanura kwigisha cyangwa inyigisho. Yego, ifite ibisobanuro byinshi ukurikije imiterere. Yego, inyigisho ya Tora ikubiyemo ibitabo bigera kuri 5. Tugiye kubireba n'ubundi turebe n'icyo igiheburayo kibivugaho. Icya mbere ni itangiriro, igiheburayo ni Bereshit, kuva. Ikindi gitabo kirimo ni ukuva. Ibyo tubisanga n'ubundi mu gitabo cyo mu isezerano rya kera. Icya kabiri ni igitabo cyo kuva, kiri mu bitabo bigize 5 n'ubundi bya Tora, cyangwa biboneka mu bitabo 5 bya Mose. Icya kabiri cyo kuva mu giheburayo ni Shemoti. Icya gatatu ni Abalewi, mu giheburayo ni Vayikra. Icya kane ni igitabo cyo kubara, igiheburayo ni Bamidbar. Icya gatanu ni igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, igiheburayo ni Devarim. Yego, ku bisobanuro byagutse Tora kandi bivuga Bibiliya yose y'igiheburayo. Tora mu giheburayo ni Bibiliya y'abaheburayo cyangwa yego, bivuga mu giheburayo Tanakh cyangwa Tora yo kuvuga ku magambo cyangwa ku munwa nyirizina. Turasanga ikubiyemo Talmudi n'izindi nyigisho za Rabbi cyangwa rabbinic teachings. Yego, turi ku gisobanuro n'undi twari turimo kureba igisobanuro cya Tora, tureba ibitabo bya Tora ari nabyo bigaragara nk'ibitabo 5 bya Mose n'ubundi. Turasanga kandi ndetse ku bindi bisobanuro byagutse mu migenzo y'Abayahudi. Tora isobanura amategeko yose y'Abayahudi, imyitwarire n'inyigisho zikomoka zikomoka ku guhishurwa kw'Imana nyirizina. Urumva uburemere iyi Tora ihabwa, ari nayo iza kugaragara nk'igitabo cyangwa nk'igitabo cya Bibiliya cy'Abaheburayo, cy'Abayahudi. Tora ifatwa nk'ishingiro, ifatwa nk'ishingiro ry'ubuzima bw'idini ry'Abayahudi, cyangwa amategeko cyangwa imyitwarire nyirizina. Rero ngayo nguko niho twari turimo kureba igisubizo cy'amategeko icyo ari cyo, cyangwa icyo Bibiliya ivuga ku mategeko. Nibyo turakomeza tunarebaho nyirizina. Ni uruhererekane rw'ibi biganiro turimo kurebaho. Twari turimo no kuvuga ngo ese Tora ni iki cyangwa bivuga iki. Nibyo n'ubundi dukomojeho, ariko amategeko n'ubundi dukomeje tuyasobanura mu ruhererekane rw'ibiganiro tugiye gukomeza twumva, tureba icyo Bibiliya ivuga ku mategeko y'Imana, ndetse mu isezerano rya kera tujya no mu isezerano rishya tureba icyo Bibiliya ibivugaho. Ndabashimiye God's people, bwoko bw'Imana muhereye hirya no hino ku isi. Twiga Bibiliya buri munsi, ntabwo duhema kwiga. Dusabwa kwiga, ndetse yuko twabibonye ko biri mu ntego yacu mu gihe turikiri kuri iyi si nk'abayoborwa n'umwuka w'Imana. Rero nk'ubwoko bw'Imana, buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego, rero ndabashimiye. Uri mushyashya kuri subscribe kugira ngo hatagira ikiganiro kigucika. Turimo kwiga Bibiliya, twiga ijambo ry'Imana, turebera hamwe icyo dukwiye gukora no kubahiriza nk'uko Imana ibishaka. Ndabashimiye. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.